ndagira ngo mungire inama. Ubusanzwe njyewe ndi umu animatrice, ariko kano kanya tuvugana ubu ndatwite inda ifite amezi 2. Mu by'ukuri ni inda natewe n'umwana w'umuhungu w'umunyeshuri muri icyo kigo mbereyeho animatrice. Umwana w'umuhungu ukiri mutoya, ndusha imyaka 10. Umwana ufite imyaka 22 kuko njye mfite imyaka 32. Uwo munyeshuri yiga mu mwaka wa gatandatu segonderi, urumva hamaze imyaka 3. Ubwo uwo munyeshuri yari mu mwaka wa 5 segonderi, nibwo nagiye kubona mbona umusore atangiye kuntereta. Gusa ni umusore mwiza pe, ibi nimbivuga ni umusore mwiza, kumwe bavuga uti uyu musore ni mwiza. Ni umwana muremure wabayeho neza, iwabo ni umwana wo mu bakire wabayeho neza w'ibogari ku buryo kabisa no kumureba gutya ku isura ntabwo wamukekera iyo myaka, wagira ngo afite nk'imyaka 30. Umusore wakuze neza kabisa, mwiza kandi w'ibogari. Hanyuma mu mwaka wa 5 rero, ubwo ni umwaka washize, nibwo umwana w'umuhungu nagiye kubona mbona atangiye kuntereta. Atangira kujya ndeba ukuntu, ariko nkagira ngo ni bya bindi by'ubwa adolesa by'abanyeshuri nyine, nkavuga nti ni adolescence iri kumushuka nyine kuko ntabwo yantinyuka. Ariko umwana w'umuhungu yari akomeje. Yari wa mwana twabaga turi nko ku ishuri mu gitondo mbere yuko ajya muri classe, akaza akanshaho akambwira ati animatrice waramutse ute, narinje kugusuhuza, ugira umunsi mwiza, akazi k'uyu munsi kakubere keza. Twaba tumaze kugera mu masaha nimugoroba, kumwe abana bagiye muri refectoire kurya ibya nimugoroba, akaza akansuhuza, animatrice wirihute, umeze neza, urare neza. Nagira nkabona ndeba ukuntu bidasanzwe nyine, nkabona sinzi pe, biratandukanye. Hanyuma umunsi umwe rero yaje kwerura, ambwiza ukuri. Icyo gihe ndumva harashize nk'ukwezi mbona afite imyitwarire idasanzwe. Umwana w'umusore umunsi umwe yari kuwa 6, nta masomo bafite, araza nsanga naye nicaye. Urabona muri weekend nyine twirirwana n'abanyeshuri, dukora amasuku mu kigo, tureba ibintu bitagenda neza. Umwana w'umuhungu yaraje ansanga naye nicaye ku gatebe, aransuhuza. Ariko nawe ntangiye kubikeka ko ankunda kuko nabonaga ntazi uburyo yitwara. Araza arambwira ati animatrice, hari ikintu ngiye kukubwira kuko numva gukomeza kubigira ibanga binaniye. Ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, ati kandi mbimaranye igihe, ariko nari narabuze aho mbihera. Ariko aho kugira ngo nzanigwe n'ijambo, reka nzanigwe n'uwo ndibwiye. Njyewe naragukunze pe, kandi ntunsuzugure kuko mbona mu mwambaro w'ishuri cyangwa kuko mbona kuri iyi ntebe y'ishuri. Ndi umuntu mukuru, ibi nkubwiye ndakomeje kandi mbikubwiye mbizi neza ko bishoboka ko wambera umukunzi. Cyarabimbwiye biransetsa cyane, gusa narabikekaga nanjye. Ariko bimwe byacu nk'umuyobozi w'ishuri, urumva ndi umu animatrice, nshinzwe abakobwa, nshinzwe imyitwarire y'abanyeshuri n'abahungu. Naramubwiye ibyo ntabizi, ntabwo byakunda, ndi umuyobozi wawe. Umwana w'umuhungu arambwira ati reka kubigira joke. Ati njyewe mu buzima busanzwe tuvuye hano ku ishuri ndakora, nta kintu na kimwe wakifuza ngo ukibure, kandi ndifuza yuko nindangiza kwiga segonderi byibuze nta myaka 2 izacamo ntararongora. Rero njye ndagukunda, sinitaye ku myaka undusha, icy'ingenzi ni uko numva yuko naba umugabo kandi numva ko nkuze bihagije. Mu by'ukuri naramuhakaniye, ndamubwira nti uramenye shira birarura, ntabwo byakunda, ndakuruta cyane, uri umwana, uracyakeneye kwiyitaho, uracyakeneye kubaka ubuzima bwawe, nabwo ugiye kurangiza segonderi, ugomba nyine ibintu nk'ibyo.
ariko ntibikwiye ko ntabonaga kari bogari. Wa musore nyine abakobwa bose mbona baba bashamadukira bose basaze, kuko ni na visi doye wo ku ishuri nyine iryo shuri imbere ye hari matrice. Uwo mwana w'umusore naramuhakaniye, ariko nanjye nkabibona ko ari mwiza pe. Umuhungu ntiyacitse intege, yarambwiye ati ngo kano kanya wenda urumva ko bidashoboka, ariko hariya hari igihe uzabona yuko bishoboka. Aragenda aranyihorera. Yakomeje rero kujya nyine abingaragariza ko ankunda, ariko mu buryo bw'ibanga, nta bandi bantu babikekaga. Hoya iminsi yarihiritse rero, nyuma bajya muri vakanse. Bamaze kujya muri vakanse, ndabyibuka muri iyo vakanse naje kugiramo anniversaire, nibwo nari nujuje imyaka 32. Anniversaire nagize muri vakanse, inshuti zanjye ziraza ziza kunsura, yewe harimo n'abarimu bakeya bo ku ishuri n'abandi bantu nyine abantu banjye. Nagize anniversaire, ikirori cyabereye mu rugo iwanjye, ariko ikintu cyanunguye ubwo abashyitsi bazaga, nagiye kubona mbona na wa mwana w'umusore utaha mu mujyi, kuko njye mba mu ntara iruhande rw'icyo kigo abana bigaho. Ubwo twari muri vakanse rero nagiye kubona mbona mu bashyitsi banjye baje muri anniversaire yanjye, umwana w'umusore yajemo afite gift nini ipfugitse, kuko yaje anzaniye kado. Namubaza nti se wamenye ute ko mfite anniversaire? Arambwira ati rero animatrice narabikubwiye, iyo ukunda umuntu ukurikirana ibye byose, ukurikirana ubuzima bwe. Ntabwo rero kuba wagize anniversaire nari bubiyoberwe. Yampaye gift. Urumva umwana amaze imyaka 2 inyobora, kumpa impano ni ibintu byoroshye. Yaramaze kumenya ibyo nkunda, ibiki, ku buryo kumpa impano byari kumworohera. Yaje nitwaye pe, umwana rwose uhagaze neza, yaje nitwaye mu kamodoka ke rwose, ni umwana wo mu bakire. Ngo nta kundi ndamwakira mu bandi bashyitsi. Rero ibirori byararangiye, tunywa inzoga, bimwe bita after party, ababyeyi batashye, abantu urubyiruko rusigaye tunywa inzoga. Nta kibazo nari mfite cyo kunywa inzoga, kuko twari muri vakanse, ntabwo nari butinye kunywa inzoga, kuko hari umwana nigisha. Twaranyweye ewana, kandi hari inzoga nyinshi z'ubwoko bwose, turasangira kugeza ubwo dusinze. Bwaragorobye, abashyitsi batangira kugenda bataha, ariko mbona umwana w'umuhungu ntari gutaha. Ngo twarakomeje turasangira, bijya kugera 3:30 za nijoro, hafi 4 twasinze biteye ubwoba. Abari basigaye bari abaturanyi banjye n'uwo mwana w'umunyeshuri umwe. Abaturanyi baransezeye barataha. Ndagenda ndamubaza nti se kana, ko mbona bwije ntabwo uri butahe? Arambwira ati rero nanyweye cyane ntabwo nabasha gutwara, kandi mpuye n'abapolisi nabihanirwa. Wanyemereye niba ntacyo gutwaye, ko mbona inzu yawe ari nini, wamurira icyumba nararamo? Umva nk'umwana wavuye mu mujyi aje kundeba, aje kunsapotinga gusa. Navuze ni nta kibazo, cyane ko n'umunyeshuri nyobora, nyuma y'ibyo n'umunyeshuri nyoboye. Namubwiye nti ntacyo bitwaye, hano mfite ibyumba 3 byararagamo abavandimwe banjye mbere yuko bajya kwiga, urarebamo kimwe uraramo. Umwana w'umuhungu rero yaragiye afata icyumba, noneho nanjye ndara mu cyumba cyanjye nk'ibisanzwe, ariko twari twasinze pe. Univuga ngo twari twasinze ubyumve, twararyamye. Igeze hagati mu ijoro, nagiye kumva numva umwana w'umusore aje ansanze mu buriri bwanjye aho nari ndyamye. Harashize nk'isaha imwe tugeze mu buriri, kuko nta mwanya munini wari ushize. Noneho njye nari ndyamye numva nanjye nari nasinze, nagiye kumva numva umuntu, ndanikanga cyane. Ndamubaza nti uje gukora iki mu cyumba? Yampamagaye icyo gihe mu izina ryanjye, arambwira ati ntago byankundira ko ndara hariya,
nzi ko uryamye hano, reka byibuze turarane basi ngupfumbate ibyo byonyine, ne kwiraza kandi naje kugusura. Nkumva nanjye nayo nisindiye, ntamubwiye ni nta kibazo, niba ari byo ushaka ngwino uryame hano. Yari yambaye boxer n'isengeri, hanyuma njye nayo nambaye agakanzu k'akarobe dene nyine tuno bararana. Umwana w'umuhungu yaraje rero mu cyumba cyanjye, turapfumbatana turaryama. Mu gupfumbatana urabona twambaye umubiri, numvishe umubiri wanjye muri njyewe ntangiye guhinduka, numva ntangiye gutekereza ibintu bitandukanye. Umwana w'umuhungu nawe mu kumpfumbata atangira kunkorakora mu buryo budasanzwe. Iwana arankorakora kabisa, nashidutse numva ngiye nshaka ko turyamana, ariko nk'umuntu mukuru naravuze nti nubwo mbishatse ariko ntabwo mbimwereka, reka nkomeze ntuze. Nubwo nari nasinze ariko nari mfite akantu k'ubwenge. Umwana w'umuhungu yankoze ku mabere, ankora ahantu hose, kugeza ubwo ya robe deni nari nambaye rero ayinkuyemo. Nyuma nanjye ndavuga ariko ubundi nikomeza mu biki ko mbishaka, ubundi kuki nikomeza. Byarangiye dutangiye gusomana, finally umwana w'umuhungu arandongora aho ngaho iwanjye. Gusa mu kundongora yarambwiye ko atari bundangirizemo, kuko ndibuka iryo joro nubwo nari nasinze namaje ntese ufite agakingirizo ngo twiporoteje. Arambwira ati se animatiri nagatunga mu biki nakagendana mu biki ko ntari nabipanze nanjye mbishatse kano kanya. Ubwo nanjye kuko numvaga rero mbishaka cyane, nabuze ukuntu muhakanira, nabuze imbaraga kandi mu by'ukuri nanjye mbishaka. Arambwira ati we humura, nimba uri no muri ya minsi yanyu yo gusama ndarangiriza inyuma rwose, ntabwo naguhemukira. Umuhungu twararyamanye kuva iryo joro kugeza bukeye, ni ukuvuga ngo twaryamye mu gitondo, gusa nkabona ari kujya akuramo akabirangiriza hanze. Icyo gihe byararangiye. Nyuma agiye gutaha arambwira ati se animatiri nanubu ntabwo wumva yuko twakundana ukambera umukunzi? Arambwira ati se ubona ndi umwana? Ati ngenda umuntu mukuru, mfite bizinesi zanjye natangiye gukora, mpembwa amafaranga agaragara, niyishyurira minerivare nditunze, niki gituma utanyemerera? Wagerageje basi amahirwe bikazanga, ariko twagerageje. Mu by'ukuri numvaga nanamwishimiye uwo munsi, ku buryo numvaga namubwira nti reka tubikore. Ariko navuga nti akazi kanjye kapfa kuba animatrice, reka mbireke mbyirengagize nubwo numva mwishimiye. Naramuhakaniye rero rwose pe. Noneho asubira iwabo mu mujyi, dukomeza kuvugana kuri telefone. Uretse ibyo byabayeho nta wundi munsi byongeye kubaho. Nyuma bagarutse ku ishuri, mu kugaruka ku ishuri nibwo bari bagiye mu mwaka wa 6, ubu turi mu gihembwe cya mbere, turi hafi gufunga. Umwana yaragarutse nk'ibisanzwe, ntiyarekeye aho kuntereta, ndetse yageze arambwira ati ikibazo icyo ari cyo cyose wagira uzanyegera umbwire, cyaba kijyanye n'amafaranga cyangwa ikijyanye n'inama bisanzwe, nakugira inama. Nk'abantu mwe ejo bundi niko natangiye guhinduka, ntangira kugira iseseme idasanzwe, ntangira kugira umubiri wanjye urahinduka, amabere aragenda aba manini, biranshanga. Noneho hari umwarimu dufite rero, bano barimu baba ari abakecuru bakuze bazi kureba, yarandebye hamwe tariki animatiri ntutwite, ko mbona usa nk'umuntu utwite. Ndamubwira ntese gute? Ati nyamara njyewe umuntu utwite ndamureba nkamumenya, ati ndabona utwite, uze gutesitinga urebe.
umutima warandiye. Nyuma nibwo naje gupima koko nsanga ndatwite. Umutima ndavuga nese wa mwana yanteye inda, biranshanga. Maze kubona yuko ntwite byaranshanze, ndavuga nti noneho mukagira Imana mwe, uyu mwana ndahera yamubwira ko yanteye inda, cyangwa se yabikoze abishaka kugira ngo akunde abone impamvu yatuma amukunda. Ubu ndi kwibaza nti ndimubwire? Icya mbere biratuma mbura akazi kanjye nimara kumenyekana ko natewe inda n'umunyeshuri. Ikindi kandi n'ababyeyi be numvishe ngo ni abantu bameze neza, ntiwamenya icyo bankorera. Nkavuga nti cyangwa nyikuremo. Naraye ntekereza ijoro ryose mvuga nti ese nyikuremo? Nayikuramo se nanone ikaba yampitana, cyangwa se nkahita mbura urubyaro burundu? Uwo byaba ari ibiki? Noneho amaherezo naba nishe umwana, nkuyemo n'izindi ngaruka. Numva nabyo ni ikibazo. Navuga nese uwo ndabigenza nemere se mubyare mu ibanga ryanjye, n'uyu mwana mwihorere mubwiye ko atariye? Mana, ndagira ngo ngire inama. Ubundi papa wacu kugira ngo atangire kujya aryamana natwe,